Murakaza neza kuri Level Film. Uyu munsi ngiye kubagezaho filime ya Bisosi mu 2022 bise Gold. Dutangirira mu butayu aho gari ya moshi yari irimo iragenda, yari irimo umugabo witaga Virigi ari kumwe n'umugore ndetse ufite n'akana. Gari ya moshi yarahagaze, umusore wacu arasohoka ari kugana aho ku kabari. Yageze ku kabari aho asanga umuseriveri waho arimo arareba televiziyo, amubaza nimba hari umuntu waza kumutwara ngo amujyane aho bita kuri compound, ariko seriveri aramwihorera. Yakomeje kumubaza, arangije agira amubaza ubwiherero, amurangira yuko buri inyuma mu rurimi atarazi Virigi wacu yaragiye ajya mu bwiherero, ajya kwiherera nyine. Igihe yari kwiherera yumvisha umuntu uza abaza nimba hari umuntu ujya kuri compound, aramwikeza mu bwakare. Batwereka Virigi arimo arakaraba mu mutwe, ariko hari undi muntu wese azambwira ati wikaraba ayo mazi, ntabwo usika amazi yabuze. Ahantu kuyabona bari danje. Barata batwereka noneho Virigi ari kumwe n'umugabo bitaga Kate, bari mu modoka barimo baragenda amujyanye aho bita kuri compound. Yagiye amusobanura urugendo rwo kujya kuri compound ukuntu ruca mu butayu, ndetse ari urugendo ruba rutoroshye. Bari kugenda rero imodoka yabo ipine ryaratobotse, babona imbwa ziri kurwana, imwe yapfuye aragenda, imwe bari baishe barayica, indi barayirukana. Barongeye bakora ipine, barangije barakomeza urugendo rwabo. Batwereka bageze mu ishyamba aho hagati, baraparika babanza kuruhuka. Mugihe bari kuruhuka bari kota umuriro, Kate yabazaga Virigi impamvu ari kujya ahantu bita kuri compound, amubaza impamvu nimba nawe akomoka iburengerazuba muri east muri Virigi nkuko Kate ari hakomoka. Gusa Virigi amubwira ati ngiye kujya gushaka y'ubuzima. Kate amubwira ati se ahantu ugiye gushaka ubuzima ko nta buzima buhari, ahubwo ko bizagusaba gukora imirimo ikomeye. Virigi amubwira yuko we adakangwa n'imirimo ikomeye. Bwarakeye bafata urugendo barakomeza. Uko bagenda tubona Kate aryamye, Virigi arimo aragenda, ariko yafunguye AC bituma imodoka ikwama. Umushoferi yarakangutse amurakara cyane kuba yafunguye AC, ikabitumye imodoka ikwama. Nuko nyine Virigi atangira kumusaba imbabazi, ariko Kate batwereka Virigi agiye kunyara. Ugiye yari arimo arihagarika rero, yahise abona ahantu hamabaye, agiye akurikiye abona ikintu kimeze nka zahabu, agikoraho. Ahita ahamagara Kate ngo aze areba. Kate yaraje aravuga ati reka tugitwike, nitubona kitahindutse umukara kiraba ari zahabu. Baratwitse babona ntabwo ihindutse, bemeza ko bose ari zahabu. Nuko rero batangiye kuzana ibitiyo, batangiye gucukura bayikora. Gusa basanze ari zahabu iruta uko bayikekaga. Baraje bazirikaho n'imodoka barakurura, ariko umugozi uracika, zahabu babona ntabwo ikunze. Nuko rero Kate nawe yaraje arakaye cyane, akomeza aracukura kugeza igihe Virigi nawe yarangije kunywera amazi, araza aramufasha. Barakoze barakora babona byanze. Nuko Kate abwira Virigi ko bagomba gushaka uburyo bajya kuzana imodoka nini ibasha kuba yabakorera. Ko baraje bari kota umuriro, bari kuganira ukuntu bagiye gukira, ukuntu ubuzima bwabo bugiye guhinduka. Baraserebuye cyane icyo gihe muri iryo joro, bishimye cyane nyine nk'abantu bagiye guhindurirwa ubuzima, babonye zahabu bipima ibiro byinshi cyane. Urimo baraganira nyine, Kate arimo arabwira Virigi uko amubaza icyo azakoresha amafaranga nayabona. Virigi nawe arimo amubwira ati ngiye rwose nzakoresha amafaranga, ndetse nzakoresha amafaranga kuko nabayeho ubuzima bukomeye cyane bwangoraga cyane. Muri icyo kiganiro cyabo cya nimugoroba, Kate yabyutse mu gitondo bafashe umwanzuro yuko wagiye kujya kuzana ubutabazi, imodoka yabasha kukurura, ndetse yaragiye. Virigi abari usigara. Virigi rero yahise atangira gukora shelter aho agomba kwikinga izuba. Bamusigira n'icyombo gikoresha umurasire kugira ngo aje kuvugana na Virigi. Agarutse aje vuye gushaka inkwi, yaraje abona cyclopean, arayicara yigiza yiri. Yaraje byarahishe, yatangira kurya ibiryo bya, ariko akumva hakurya hari ibisimba birimo birasakuza bishaka kumva. Baratwereka Virigi akangutse mu gitondo, yakangutse yumva ashonje cyane, afite inyota, agiye gukoresha amazi yiwe ngo yakarabe. Yibuka yuko amazi mu butayu ari ikibazo, arangije arayabika. Arangije yumva icyombo cyasomye, acyegereye ariko asanga cyarangiye gusoma. Yaragiye arimo aratembera muri ubwo butayu, arimo aratembera mu butayu, ababonye ahantu hari indege yaguye. Yaragiye ajya kwihisha muri iyo ndege, avuga ati reka mbe mungiyeho izuba. Arangije afata umwanzuro wo gukuraho ibice ubwo kuri iyo ndege, akajya kubishyira ahandi hafi y'inuza, agakora uburyamo bwiwe. Yararyamye. Mu gitondo cya kare yumvishe izuba ryamutwitse, arahaguruka ajya kureba zahabu, asanga zahabu iracyari ryose. Arangije aratekereza avuga se ino zahabu wamanywaho igice. Araza atemaho agace kamwe, amaze gukuraho igice gitoya, araza arakibitse.
abavuganya na Kate amubaza aho iri. Kate yambwiye ko bizamara iminsi 5 ariko yari kubona birimo bayitenda. Kate amubwira yuko ari kubona ibintu byahindutse, ari kumubwira yuko yatemyeho igice, ariko Kate amubwira ati wewe guma ahangaha, iryo joro yatatswe n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza kuzirukana akoresheje umuriro. Bwarakeye ari kunywa amazi mu gitondo ababonye inzoka yirukanka agiye gukubita inzoka, ariko inzoka iramucika. Agarutse asanga ya mazi yiwe yari asigaranye utuzi dukeya kuko amenshi yari yamenetse nyine igihe yirukanka ajya gukubita inzoka. Izuba ryari ritangiye kuba ryinshi, ajya gufata ibindi bice ku ndege. Agarutse agiye kubona abona umugore araza yica muri ya ndege. Umugore yaraje amubwira ati se nsokera ahantu nihisha. Umugore amubwira ati Virgin amubwira ati umugore amubwira se ni ukubera icyo uri muri buno butayu wa mugabo we. Ariko Virgin nk'umuntu udashaka ko muha kuri zahabu atangiye kumubimuhisha. Umugore yagiye yerekeza aho zahabu iri. Kate aramubwira ati nta kibazo we gumana inuza yawe, indege yawe ngenda agiye. Nuko mu gihe arimo aragenda umugore aramukurikira. Kate aragaruka aramutonganya amubwira ati Virgin agaruka aramutonganya amubwira ati subirayo winkurikira ntabwo nshaka kunkurikira. Umugore ariko aravuga ati n'umuntu uko mukekara. Umugore yahise asiga Virgin arangije kubera umutwaro umufashe yirukanka agana kuri zahabu ahiye. Hanyuma abwira Virgin wewe ndi kubona hari ikintu yuko Virgin yarakaye afata igitaba kimubise mu mutwe. Umugore yarapfuye atagenda aramutaba nyine amushyingura. Amaze kumwaka ibintu byose abona byiza. Imbwa zaraje zije gutabura wa murambo, aragenda azirukankana afata wa murambo awujyana hirya arangije aha ajya kuwutwika. Maze kutwika yagarutse araryama mu bwihisho bwiwe muri shelter yiwe. Nuko Kate aramuhamagara amubwira ati komeze yihangane, amaze kuyibona imodoka gusa nyine no kubanza kuyikora kugira ngo abone kuyigarukana. Yumvaga yarambiwe Virgin cyane. Amubwira ati se waretse ngatwara mwazana kino gice n'ize. Ndakamubwira ati oya buretse ndaje tuyitware rwose twese tubabakire. Nuko Virgin nawe akomeza kuguma aho ngaho, arangije abona imodoka iri gucaho arayireba paka irenze imucaho nyine. Agaruka aza kuryama, ariko habahaje umuyaga mwinshi cyane, storm mu butayu. Yatwaye inzu yiwe mu gihe arimo arirukanka igiti cyaraje kiramukubita. Barakwereka akangutse mu gitondo Virgin wacu yahagurutse igiti cyamwishinze, igisongo cyamwishinze mu nda. Yaje yirukanka ngana ububiko bwe bwari buri, abona cyakiza ubukiyeho kiracyahari, ariko arebye ibiryo byasanga byose byuzuyemo umucanga. Barakwereka arimo arikurura agana aho zahabu irareba niba ari asanga yiracyahari. Barakwereka ise ahwera. Barakwereka kangutse arimo arikuramo rwa rusongo, maze kurwikuramo acana umuriro ajya gushiririza hahandi yikuyemo igisongo, yisiga ibitaka ku isura yiwe, hanjije arasinzira. Mu gihe rero yakangutse abona uwo mugore arimo aramutunza umuheto ndetse amuha amazi. Akangutse ikagira ngo ni ibintu yabonaga ibintu bidahari. Yumva telefone yamuhamagaye avugana na Kate. Kate amubwira ko ari mu nzira arimo araza. Virgin amubwira yuko we ameze nabi. Yarategereje akazabona wa mugore, none abona uwo mugore asa nka wa wundi yakubise inoze. Yumva biramucanze. Amubwira ati genda ntabwo nshaka ubufasha bwawe. Arimo aramwirukana. Umugore arimo amubwira ati urashaka ibiryo. Hanyuma amubwira uwo mugore amubwira yuko yaraje kureba mushiki wiwe yamubuze. Nuko barakwereka Virgin aryamye hagati y'imiriro ndetse n'imbwa ziri kumuzengurutsa. Yavugana na Kate. Kate amubwira ati banguka rwose imbwa zimereye nabi. Barakwereka imbwa zirimo ziramukanga. Barakwereka hakurya Kate yarahari ari kumureba muri binocular, arimo arabireba ukuntu Virgin imbwa ziri kumurya ariko aramwihorera. Imbwa rero zimaze kumurya apfa ari kureba za zahabu. Barakwereka Kate yahise ahagera. Kate amaze kuhagera yazanye imodoka atangira gucukura, ariko agiye kuyicukura basi bamurasa umwanda. Mu gihe yapfuye arimo arareba ni umuntu waba umwishe, nimba ari wa mugore cyangwa iki. Filime yacu irangira aho ngaho tutazi umuntu wishe uwo Kate. Filime yacu nuko irangiye. Mwakoze cyane musabe